welcome muri GB Studio again. Ni G nkuko musanzwe mumenyereye, narabwiye yuko namaze kwiha ishingiro ryo kuzanda bashikiriza ibintu bishasha. Uno munsi turi kumwe n'umutumire akaba yifuza kubagezaho iby'Imana yamukoreye, yifuza kubagezaho igishinga ntahe ndetse n'ibindi byinshi yifuza kugira ngo abatamuzi bamumenye ni wariwe n'icarico nkaba no munsi namuzanye hano afise n'ibyishimo byinshi byuko arose kano opportunity ko kuba ashaka gushikiriza muri make iby'Imana yamukoreye muri kino kiringo cy'uyu mwaka wose. Kari umutumire wacu DJ muhakano ko kumwakira. Ku bantu batamenyereye nitwa Elizabeth Nyiransaba, nkaba turuka muri Grand Rapids, nkaba nishimiye kubana namwe mu aka kanya. Reka Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Elizabeth kuba mwatuye kano kanya kugira munsi mu bego kumwe natwe hano muri GB Studio. Imana ibahezagire cyane. So DJ ni Elizabeth mwako kantu mukande ku rugendo yafashe go kuva muri Grand Rapids mpaka gushika hano. DJ ntabyorosha bigenza neza cyane. Shimagizwa Yesu kubuntu watugiriye. Asante sana DJ, asante DJ, asante DJ. Yeah, asante DJ. Karibu Eliza. Pero Elizabeth muri GRGB ishika urisanze. Karibu urisanze. Murakoze. Kumenga harakanye. Oya. Muranezerewe cyane. Yego. Okay, sawa rero nibaze yuko akani kakanya rero ko kugira ngo dushobore kugera mu kiganiro cacu cuno munsi wa none cyo gushima Imana ndetse no ku bantu bashobora kuba batazi ko Imana ibaho bashobore kuyumva biciye muri ubuhamya nangase amashimwe y'Imana yankoreye. Buri mwaka wa 2020 nahuyemo n'ibibazo narinzi ko ntakira nangase ntavamo. Naje gukora impanuka ngo umuntu arapfa, ariko icyo gihe narinzi ko ubuzima bwanjye buhashiriye. Ariko kubwo Imana ibyivuza itivuguruza, ndashaka ngusubira inyuma gatoya babwire impamvu yo accident yanjye icyayizanye, noneho babwire n'uburyo Imana yaje kumva iruhande kugeza amasaha ikabindi iruhande. Ndashaka mbwire abandeba, hari igihe Imana iguha akazi ukakanga ariko ukagakora ufite ukuguru kumwe cyangwa se ufite abiri cyangwa se ufite ijisho rimwe. Icyo gihe Imana ubundi ibisanzwe ndumuvuga butumwa ndi umuhanuzi, Imana yabimpaye bitanga yabimpaye gusa simpanura buri sana buri munota. Rero icyo gihe Imana yari yampaye message za guhura n'umushumba, ndabimubwira ambwira ko bidashoboka. Ntonaje kumvira ijwi ry'Imana ahubwo numvira ryarindi ryo wa mushumba yambwiye. Ndashaka rero mbwira abantu bari hano, hari igihe Imana yabiri kugwa message aho kugira uyitanga ukaja kubaja pasteur ngakugira inama. Inama ni nziza kandi ariko haraho zitumakinga penanga zikaduteza ibibazo ku buryo ababiduteje bo bonyine batusiga kandi aribo babiteje. Cyo gihe nawe message yo kuvugana n'ubutegetsi buhambaye, ubyumvuze ubutegetsi buhambaye ababishaka bazabimenya igihe gikurikira, ariko ndashaka kuvunagura iyo message nyibwiye pasteur imutera ubwoba. Hari igihe wowe uri umuhanuzi nangase umuvuga butumwa urugwabwa message itaguteye ubwoba, ariko uwibwiye kamutera ubwoba bigatuma guca intege. Naho rero iyo message maze kwibwira umushumba yasambye ko iyo message nuyitanga hano muri Amerika nudasubira muri Afrika uzapfa, nudapfa bazagufunga utazataha. Naragiye ko n'Imana yari yampaye iyo message, ndagenda mbwira Imana rero urabona iyi message kugira nyitange pastor yagombaga kumfasha, none yaze kumfasha urumva kandi yambwiye ko ndapfa, none
naje gupfira hano muri Amerika, naje gukorera Imana. Imana irambwira ninjye Mana wabivuze, genda ubivuge ko nabiguhaye, ntugabanye kandi ntiwongere. Ariko kuko pasiteri nari mufitiye icyizere, namubona mu mwuka udasanzwe, kwiringira abana b'abantu namumara. Weho wiringira umwana w'umuntu, ndakubwiye reka kwiringira umwana w'umuntu, wiringira Imana. Ndashaka wumve icyo kwiringira umwana w'umuntu icyo byanzaniye, nanga si kumvira abantu icyo byanteje. Imana yakomeje kuza kuri nje, irambwira ati nutabikora, nutabivuga ndaguhana. Nabwiye Imana ati simbivuga ko pasiteri nawe ubwe yanze ko mbivuga, yanyimye n'umwanya wo kubivuga. Imana irambwira ati genda nugera mu rusengero uzasaba umwanya wo gushima, nurangiza ubivuge. Naranze, umwuka wamfata kugira mvuge ngasohoka hanze mu rusengero, agenda. Pasiteri nari nabimusabye inshuro zirenze kuri 3, abyanze, ndavuga nanjye ndabiretse. Hariho pasiteri undeba, umuvuga bitumwa ariko uzavuga ngo Imana yampaye ijambo ukarimwima, ariko kankubwire uri kwica umutima we ndetse ukamuteza ibibazo, ariko ingaruka yabyo ngo nta kibuze ibisitaza kuza, ariko bizana bazabona ishyano. Imana ndanga, urumva nari insinzi izosi, nshinga izosi, ndavuga Mana wanzanye muri Amerika, nta mpamvu n'imwe rero nasubira muri Afurika. Hari abantu bakabateza ubwoba, nuhanura muri Amerika urapfa, nuvuga ubutumwa muri Amerika urapfa. Ariko kanze nkubwire, nimba hari abantu bashaka kumva Imana ni muri Amerika. Haleluya. Rero abantu benshi bakeneye kumva Imana kuko batayumvisha, ariko abantu benshi biyisa abakozi b'Imana ntibakeneye no kuyumva kuko barihamagaye. Ndashaka ngo uhamagagwe we kwihamagara. Noneho bigeze aho ijambo Imana yambwiye, arambwiye ati ubwo wanze kunyumvira ukaba wumviye abana b'abantu ndaguhannye, kandi ikijyano kikubeye icyigisho ku isi yose, kandi uzabwira abantu bose natumye nkabahereza ubutumwa bwanjye bakaba bari kwanga kubutanga ko nabahaye, ndaje kubahana. Naravuze ati Imana ndabyakiriye, kuko iyo utarabona igihano cy'Imana ubuzi ko ari ibintu biri easy, ubuzi ko ari ibintu bisanzwe. Ariko ndakubwira weho Imana iri kubwira ngo ndaguhana ukavuga ngo nushaka umpane, nuko utazi ibyizaguhanisha ibyo ari byo. Kankubwire rero ibyo wamanishije. Nararyamye, cyambere Imana yambuzaga kuja mu kazi, kambwira ko ngomba gusenga nkahabwa imbaraga zo kuvuga ubutumwa yampaye. Noneho nabo mbibwiye bose bakambwira ati muri Amerika nudakora urapfa. Simbabujije gukora, ariko hariho gukora ugasiga umwanya w'Imana. Nta muntu w'umuhanuzi wakora kuwa mbere mpaka ku cyumweru. Ubu nimba uri umuhanuzi uri kundeba, ugomba gukora kuwa gatanu, kuwa gatandatu ukaba umunsi wo gusenga ndetse no ku cyumweru. Ariko benshi bagera hano bakareba amafaranga, bareba ama-overtime, bakibagirwa icyo Imana yabahamagariye. Kuko iyo uri gukora iyo minsi yose ntabwo hanura neza. Iyo uri umunyamuka ntabwo hanura neza, kandi niyo uri umunyamwuka uvuga ubutumwa ntabona umwanya wo gutegura ijambo ry'Imana ndetse ngo narisengere. Imana yambwiraga ko ngomba kurindira nkamaza nkicara, ikanyereka ibyo gukora, namara kubikora ikabona ikampa akazi kankwiriye. Haleluya. Naranze kugira ngo Imana izikubwire ngo reka akazi hano muri Amerika, n'abapasiteri bari hano ubwabo byarabananiye, ndetse n'abavuga butumwa bari hano byarabananiye. Ariko numvaga ari ikintu kiri too hard, numvaga ari ikintu gikomeye. Noneho nkareba ndi nje nyine, nta mugabo mfite abana, nta muntu wo kumfasha mfite. Ndavuga urumva aho mu mutima byara, warumva ko ari ikintu kirimo kiraka mu mutima, kumva nyine biranga, yego, iki kintu ndagisohora. Yes, kavuga none Mana tabyo nshobora. Mesi ku buryo ngo nagendaga nubwo nandi mu company nkumva umwuka uramfashe, ngasimbuka ngatangira kuvuga indimi, abambojya kuvuga ariko umugore yarasaze. Uyu ari kuvuga rurimi iki? Ko bumvaga tabyo ndi kuvuga, ariko nje nkumva umwuka uransimbukije. Urabona iyo uri mu mwuka hari igihe uvuga ibintu utazi wowe ubwawe, ariko Imana yo ibizi. Kuko ni nk'ururimi, nkabura nshobora kuja mu mwuka nkavuga Igifaransa, ariko mvuyemo ntacyo navuga, aricyo wambaza ngo ndagisubiramo. Urumva rero umwuka arumva we icyo shaka kuvuga. Kuko hari igihe Imana iguha ururimi nk'icyongereza, hari umuntu w'umwongereza ushaka kumva iryo jambo,
inamana imana ikavugisha mu rurimi runaka rufite nyirarwo iryo jambo ari uri kuribwira ariko we wumva urwo rurimi. Ubwo noneho Imana irambwira ati ngiye kuguhana, kandi uko ngiye kuguhana ninjye uzagukura mu icyo gihano. Nihutishije rero Imana irambwira ngo ubu munsi ntawe ugomba kuja mu kazi kuko Satani yagusabye kugira ngo upfe, ariko ntabwo urapfa ahubwo urakira. Ariko ndashaka kukwereka ko ari nje Mana waguhaye ubutumwa bwose wanga gutanga ndetse ukanga kunegera ugutwi, ariko ntuzagire ubwoba, nzakugwanirira. Hari umuntu uri hano rero ukundeba w'Imana iri kubwira ngo ntugire ubwoba, Imana izakugwanira. Niba wamaze kurota Imana ikubwira ngo nzanirira, ubyizere izabikora. Niba wamaze kuvuga ati nzagutsindira, iyo Mana yabivuze, yumvire. Wikumva ibyo pastor avuga, wikumva ibyo Elizabeth avuga, tegera amatwi ibyo bintu. Noneho ndavuga ni gute Imana yambwira ngo ntirigwe mu rugo, ninakora sindakora iki ko baranyirukanaho mu kazi. Avuga reka ngenda, ariko mbere yo kugenda nihuse ndota ngo napfuye banshize mu sanduku. Mbonye basize mu sanduku, mbona haje umukecuru umwe ankuramo, we ajamo. Arambwira iyi sanduku yarari yawe, ariko uracyafite akazi ko gukora, genda ukore kari akazi nukarangiza uzabona uje mu isanduku. Wa mukecuru ankuramo, we ajamo. inamana we mu gishingo cyari wo bari kujya mu isanduku ukajya kuzika. We yaraje arambwira ati nta isanduku ugomba kwijamo, isaha yawe ntabwo iragera kuko ufite byinshi byo gukora. Ari byo binzanye hano, nshaka ngo abantu babyumve. Ubwo ndabyuka mfata imodoka ndagenda mu kazi. Urumva ndumva nta kibazo gupfa kuko ubundi warumvaga gupfa kwanje ari nko wowe wabifashe nk'ibintu menga byari indoto nk'ibintu biri easy. Yego mbwira pastor ti pastor nabonye ndi gupfa ngahubwo wasaze nga ukeneye umugabo. Iyo umuntu adafite umugabo arota ibintu byinshi, hari amagambo ari kukubwira nkayo, ariko ibyo byose terera uruhande wumve ririya jwi ryagusanze mu mbere. Nageze mu kazi rero biranga, none ndahanura nkanura n'inyama zigatemba kuko nakoraga mu kazi ko gukora ko kubaga, none zikagenda zireba. Aba manager baravuga weho ufite ikibazo subira mu rugo, tawo waguma guca pastor umubariye iyo ndoto y'ingene canke uko kuni wabonye ibyo bitangaza byo gupfa ukabona wapfa. Umuntu arubwirane yakwisa kubwira uti yamara ufite ibibazo kubera udafite umugabo. Yego yahise ambwira ati iyo umugore adafite umugabo arotaguzwa akabona ibyo atekereza. Ibyo byose ni ukutafite umugabo, ahubwo uze nkurangira umugabo kugira ngo akumare stress ubereho mu buzima bwiza. Hari abantu bazi ko stress zizanwa n'umugabo, nanga si bazi ko kuba mu rugo niko kwerekwa. Umuntu utafite umugabo ntiyakwerekwa, ariko ibyo byose ni ibinyoma. Imana ireba ikiri mu mutima wawe. Ukuboho y'umutima wawe Imana yitayinjira, ikinguye irinjira. Noneho ndataha, ariko numvaga nashoboye gutwara, numvaga urupfu rwangezeho, ariko nanjye ubwanjye ntazi uburyo meze. Mbwira manager ndamubwira ndumva nashoboye gutwara imodoka, ndashaka ngumfashe umpa umuntu ntwara. Bahamagara wari umusobanuzi wo ku company, baramubwira umuntu aragwaye mujane mu rugo. Aravuga ngo cyetse nimba mumuhaye nje kumugira umugore, agwaye ikiza, agwaye umugabo. Urumva umuntu wese bavuga ko ari bibazo by'umugabo. Ego ubundi abantu dufite ikibazo. Iyo umuntu udafite umugabo avuze ibibazo bye bumva ko afite stress y'umugabo, yabuze umutekinga ke, ariko hari keya y'Imana itangira uti ibindi byose. Ariyo nshaka ngo utegera amatwi uzaza kuyumva keya y'Imana uburyo iba iryoshe. Nafashe imodoka ndagenda nyuma y'iminota 5 sa nk'uwabonye ibitotsi, kuko ikintu nibutse cya mbere nabonye uwaruri se w'abana banje, umugabo twatanye, umugabo twasambanye imyaka 10. Ntabwo yari uwe wawe w'ubugeni? Oya, yararu mbese yari umu boyfriend. Yego yarari boyfriend wanje, twarabanje imyaka 10 mu boyfriend. Noneho mubona imbere yanje afite icyumu, noneho mbona n'igihunyira sinzi ko abandi bakizi inyuma yanje. Noneho biri kuganira, ari kuganira n'igihunyira, avuga ati uyu muntu kumwica nitumuturuka mu mbavu ntarapfa, ahubwo tera icyumu turutse imbere nanjye ninturuka inyuma bigaburamo hagati.
arapfa ariko nitumusha gato tarapfa aho hari mu ndoro ubwo nje ndi kutwara imodoka ariko ibyo bintu ndi kubibona ibyo rero wari kugendesha imodoka ibyo byose uri kubibona biri mu ndabibona none warigize ati wenda wari uryamye reka narindi gutwara imodoka none nibaza uburyo igihunyira kiri kuvugana na papa w'abana kandi nkabona papa w'abana ahagaze kuri vora y'imodoka inamana wewe inamana imbere ntiwari ukihabona wari oya nje nabonaga se w'abana nkabona n'igihunya urumva nari mfite amaso gareba imbere n'inyuma namana muri uwo mwanya ugendesha imodoka umeze nk'umuntu wagize amaso ane narisa yego noneho nkareba se w'abana afashe icumu n'igihunyira kiri inyuma yanjye nkibaza kubera iki ibi bintu ndi kubibona none arekuye icumu n'igihunyira barekuye nje nshaka kubara ryacu kubara niho nabonye ko ndi gutwara namana uwo wagiye kubara yari umugabo wawe ateye none arite kugira ngo yes iryo cumu ntiri gufata none nje ngize guca ngo cye gutera mu mutima kumbe ndi gutwara imodoka yari wowe wenyine mu modoka yego nari ndi njyenyine nagiye kubona mbona umuntu aguye ku modoka yapfuye kera ndumigwa urumva kubona nta bwoba wagize wacyumera gute nka umaze kubona ko ari umuntu ugonze jewe nta bwoba nagize ahubwo nagume muri garama yerekwa nguma gutekereza ukuri ya muntu yari agiye kunyica avuye namana wowe wagonze umuntu yamaze gupfa wowe nubwo wabonye ingene ujya muntu umaze kubona apfuye wowe ntiwigeze umutima ubwenge buca bukurungika nta bwenge nari mfite wowe wagumye wibereye muri ya mayerekwa yawe ingene ukwevye icumu jewe ikintu nabonye nagiye kureba n'amaso yanjye mbona umuntu yaguye imbere y'ikirahuri hari ahundi muntu cyarabizi iyo wicaye guca hano habaye cyangwa umuntu none wa muntu yamanutse cya kirahuri kiramubaga wese none kuri ko ndi kuvayo kuja guparika none nk'akari gasigaye nk'akaho mbese imodoka iramuhonyorera ku yindi turakaye mbese nsa nk'uwamusanze ku modoka yahagaze noneho ikintu wamugongeye ku modoka nyine yego noneho ikintu canyeretse ko yapfuye nje nkimara kureba ibyo bintu ndebye uwo muntu ukuntu yanteye icumu nkarikwepa nkareba na cya gihunyira navuye ndi kuvuga unyibuke mukiza unyibuke data imirimo yawe nakoze itazamfira ubusa ng'abarwayi nasabiye unyibuke data imirimo yawe nakoze iyo niyo ndirimbo n'abapolisi baje niyo wasohotse uririmba mu modoka ntinasohotse narasohotse waririmbye uri kiri mu modoka nicaye kuri vora ndaririmba iyo ndimbo nayiririmba abapolisi baje basanga ngo ndi kuyirimba nibo bambwiye noneho baranterura banjana mu modoka zabo noneho bakicara mu modoka zabo nguma kuririmba ya ndirimbo bigeze aho mbona kugarura ubwenge ndavuga iyi modoka ndimo ni iy'abaki ntangira kureba ko ndi modoka y'abapolisi mbona abantu babaye benshi mbona umuntu aryamye hariya noneho kuri guhengeza nkabona bari kumuhirika guca yapfuye kera ako njyewe nta na kimwe nari namenye kuko urabona nakoreye agisida hejuru ya hayiwe imodoka yanjye yari igiye kugwa hasi urabona hayiwe iyo ugiye kugwa mu zindi zo hasi nizo zari yego noneho imodoka yanjye imana amaguru noneho ntangira kumenya ubwenge ndeba irasi imodoka yanjye iriya ni imodoka yanjye uriya ni umuntu wateje ikibazo semene ya mbere ariko ikintu nshaka kubwira abantu imana itandukanye n'abantu kuko ako kanya njye nari ndi umupfu nta nubwo nari nzi iyo ndi nta nubwo numvaga nta nubwo narebaga noneho baraje bankuraho muri polisi banjana mu rugo nta nubwo bigeze bamfunga
barambwira ati wabonye iki, nabwira ntabyo nabonye, icyo nabonye gusa nabonye umuntu aragwa hejuru y'imodoka, ko nta nicyo nari nabonye gusa, nta bindi nzi, sinzi ukuntu namugezeho, ntabyo narinzi. Noneho baravuga uyu muntu nawe ntari hano, ubwo baranjyana kwa muganga mvayo, kuko nari ndani kuja ku rupitaro arega, ko nari numvaga merewe nabi buryo buhambaye, urupfu rwari rwancunge kera. Noneho baragutwaye kwa muganga? Banjyana kwa muganga barapima, basanga maze iminsi ntaryama kubera ya message. Kuko Imana yarazaga ikambwira ngo haguruka uje kuvuga, noneho usingene basanze muri make ufise ikibazo cyo kutaryama. Cyo kutaryama, bese umutwe wo gutekereza cyane. Ariko impamvu nari mfite iyo message Imana yarazaga ngo haguruka, ukaguma nyene nge nkagira ubwoba ahubwo bwo kongera kuryama, ugacuguma wicaye, kaguma nicaye. Urumva noneho bigera igihe birarenga, ngera igihe cyo urumva iyo wanze gukorera Imana no gusara wasara, kuko uburyo umwuka w'Imana ushaka kugukoresha iyo utawuhaye time, burya Imana ikugirira imbabazi kuko wemeye kwibikoresha. Ariko iyo wanze gukorera Imana, umva uzemerushe kandi ushirire, uze muziko ubambwe nkuko nawe yabambwe, kuko nabamukubite nta mbabazi bamugiriye. Ariko icyo gihe Imana yangiriye imbabazi, kuko njyewe uwo nisungaga nari nzi ko ari umukozi w'Imana, nari ntazi ko ari uwishushanya, nari nzi ko ari icyo yamfashamo. Ko hari igihe ubona umuntu ukabona yagufasha, kumbe ukabona umuntu ukanagira ngo afite umwuka kandi nta mwuka wera afite, ari uwigendera gusa. None Imana ikimara kunkuraho, hasize amezi 2, baraza barambaza byabaye gute, nambabwira ibyo nabonye, ko none ari kubabwira ibyo ntabonye. Barambwira rero tujye kugufunga imyaka 15 kubera ibyaha 3. Kimwe watwaye udafite ibyangombwa, icya kabiri wica umuto, icya gatatu wishe itegeko ryo muri Amerika. Urumva bamariraga ibintu 3. Kuko njyewe numvaga ko no kumba barabatanambabarira, kuko numvaga Imana nubwo yambaye bakamfunga imyaka 15, numvaga ari imbabazi z'Imana, kuko amakosa nari mfite nje nari ngazi, nari namaze kureba amakosa nakoze. Imana yarambujije gukora ndanga, Imana mu butumwa kuja kuvuga ndanga, Imana imbwira kwicara ndanga. Urumva Imana ni nayifatika niyo mfa icyo gihe. Urumva wowe wavuga uti je mbona niyo myaka 15 ari mikeya, ni imbabazi kubw'imbabazi z'Imana, ibyo nabwiwe ni byinshi nkigira ingana. None nkavuga ati numva yaranaramye 15 nkayifunga, basi nzagushima, nzagukora ibyo uzambwira byose. Hariyo mpamvu buno Imana impaye message uko yabari upfa kumva arakajukimara gusa, mpita nkwamagara ati rero John mbabarera nkubwira ibyawe ubiherane, ariko nje narangije umurimo wawe. Kubera ko kuva uwo munsi wacufata isomo ryuko nta gusubira kwijyamikamwe message bamaze kuyifata. Ubu nubwo wamamagara uri he, nubwo wambya ngo nageze ikuzimu, dore inzira ngingwi n'unkureyo, nkumva Imana iravuze ati genda uriya muntu ari kuzimu kurayo, ndagenda mfireyo. Kuko iyo upfuye uri mu kazi k'Imana iguha ubugingo, ariko iyo upfuye utari mu kazi k'Imana uhabwa irimbukiro. Imana rero ukuntu yari yambwiye ko izandinda, abapolisi bamaze kumenya ko azafunga imyaka 15, twatangiye process yo kugira ngo babone aho gusiga abana. Iyo Mana rero ifite aho gusigira abana bari